muri sezo zibanziriza iya kane rero baje kugera ku mugambi wabo ndetse banamanaginga gucika ubuyobozi bwari bubariho maze ku mwanya wa gatatu ho turahasanga filime Underworld cyangwa se munsi y'amazi. Ni filime nziza ku bantu mukunda filime ziteye ubwoba, gusa si na filime isanzwe kuko ikiza cyaje gutera imwe muri sitasiyo zicukura amavuta munsi y'inyanja mu burebure bungana na miles 3 cyangwa se busaga kilometero 10 mu nda y'inyanja, aho amazi yaje gusekura ibikuta by'iyo sitasiyo maze arinjira. Bayobowe na kapiteni, abasigaye bose baje kumenya ko yuko amakiriro yabo ari ukuva muri sitasiyo bari barimo bakagenda n'amaguru munsi y'inyanja kugira ngo bagere ku cyicaro gikuru. Bakimara gucura umugambi rero bashatse uko bava muri iyo sitasiyo bashaka kugenda bazi yuko aribo bazi ubwenge. Mu gihe bagitangira kugenda ahubwo baje gusanga batari bonyine, ahubwo batangira kurwana no gukiza amagara yabo, aho baje kuza guhura n'inyamaswa cyangwa se kwatakwa n'igisimba, inyamaswa yica ikiremwa kitigeze kigaragara ku isi y'abantu. Umwanya wa kabiri murahasanga filime Bloodshot. Ku bantu mukunda filime z'ikoranabuhanga zirimo imirwano kandi zitangaje, Bloodshot ni filime naguhitiramo kureba muri 2020 ukaryoherwa. Nyuma y'uko we n'umugore we bishwe, umusirikare Ray uzwi nka Van Diesel ku mazina ye nyakuri yaje kuzurwa n'itsinda ry'abanyasiyanse, aho yongerewe ubudahangarwa bwa nanotechnology, aza guhinduka umuntu udasanzwe, imashini yica Bloodshot. Ubwo Ray yakoraga imyitozo n'abandi basirikare bagenzi be, ntabwo yakururaga cyangwa se yibukaga iby'ubuzima bwe mbere y'uko apfa. Ubwo rero intekerezo zagarukaga akibuka uwamwishe hamwe n'umugore we, Ray yaje gucika ibyicaro bikuru yari arimo kugira ngo yihorere, maze aza no gusanga hari ibindi bihuriranye nabyo naho ubwo atarazi. Mu gusoza rero tunavuga movie yabaye ya mbere, Bad Boys for Life. Iyi movie rero ya Will Smith afatanyije na Martin Lawrence. Ahangaha rero bakaba baragombaga gushyira hasi umugore ndetse n'umwana. So ahangaha rero bari bafite team yabo bagombaga gutraininga kugira ngo bajye gushyira hasi abo bantu. Umugore ndetse n'umwana bashakaga kugira ngo bihorere kubwo gukatirwa ndetse no gufungwa. Umujinya rero bari bawubazanyeho. Hanyuma ahangaha rero Mike nawe aza no kubigenderamo kuko ari mu bakatiye ndetse bakanafunga n'umugore. Mu kazi katigeze kaborohera na gato, Marcus ndetse na Mike bagombaga guhuza n'iri tsinda rishyashya bari babahaye kugira ngo bafatanye gushyira hasi aba bagizi ba nabi. Niba ukunda rero movie za comedy, za action, filime zirwana ndetse zinasekeje, iyi filime ntuyicikwe. Harimo Will Smith, abantu bakomeye nka DJ Khaled, ntabwo ukeneye kuba What you gonna do when we come back? Hey,